Ekipe yacu Amavubi yazanye igitekerezo cyo kuba ari ikipe iri bwatake cyane ikipe ya Bene. Igitekerezo cyo kwataka cyagombaga gutangirira ku mupira uzajya uva ku muzamu Fiacre akawureza defense bakawusohora bawujyana hagati mu kibuga, hanyuma wagera hagati mu kibuga ubwo ni muri ba Jihad bakasemira aho ngaho ndetse na bamuherekeve bagahita bawutanga mu mpande kuri aba bakinnyi barimo ba Omborenga na bani y'umugabo Claude, hanyuma bakawuhindura mu rubuga rw'amahina, hanyuma ubwo babakinnyi bo muri mediane barimo Jihad wenda na Keve barimo n'abakinnyi ndetse baba winga nk'umwe muri bo, tuvuge niba batereye cross ku ruhande rw'iburyo ubwo umuwinga ku ruhande rw'umoso akaba nawe ari mu rugo rw'amahina ahure na Jihad ahure na Keve ahure no muwinga windi ahure na Nshuti Inosa, byibura abakinnyi bane bacu babe bari mu rugo rw'amahina mu gihe tugiye gutera cross cyangwa se uwo mupira uturuka ku ruhande uza mu rugo rw'amahina rw'ikipe ya Bene. Byanakunze ku munota wa 7 hari igitego Bene yari yitsinze, Omborenga umupira yahinduye umudefenseur wabo ukoraho uragenda warenga uvamo kona. Now iyo yari inzira ya mbere yo gushaka igitego. Dupossessing umupira, hanyuma animation niryo jambo rikwiye mu mupira yacu ibe ko imipira yacu tuzajya tuyinyuza mu mpande tugatera ama crosses, niba titsinda turabona amakona cyangwa tubatsinde. Ni igitekerezo cyiza umutoza yakuye ku kuba n'ubushize Bene yaradutsinze 1-0, ariko ikijyanye n'umupira cyangwa guhererekanya twayirushije. Mu mibare kugira ngo mve ko ibyo mvuga ari byo, twagize possession ya 66%, twateye crosses 18 ariko twaziteye nabi, poor delivery turaza kubigaruka ko byihariye. Enye zabashije nibura kugera ku bakinnyi bacu, ariko tukagira icyitwa poor execution cyangwa se kuba twatsinda iyo mipira. Nuko ngo umukinnyi wacu nawe ukoragaho ariko nta utsinde. Twateye ishoti rimwe rigana mu izamu, dutera 3 atagana mu izamu ajya hanze, hanyuma dutera corner enye zitavuyemo igitego. Niyo mibare yaturanze mu ijoro. Imikinire yacu yagaragayemo ibi bintu ngiye kuvuga turi burambure neza tubijyamo muri detail na Samir. Ikintu cya mbere, iri joro ryagaragaje ko twe nk'u Rwanda dufite ikibazo gikomeye mu bakinnyi bacu b'imbere, ubusatirizi. Dufite icyitwa poor execution muri final third. Iyo dushobora gukora uburyo poor execution ni ikirego, yego nibyo kuva mu Kinyarwanda. Iyo dushobora gukora uburyo ubune ariko ntitubone igitego ku mipira yagize ku bakinnyi bacu, umwe akaba ari wenyine dutera mu izamu, dufite ikibazo cyaba rutayizamu. Wanayibona ko Nshuti yasimbuwe na Mbonye Umwami Taiba, umukinnyi wa Marine. Niba ekipe yitwa Marine igeze aho ariyo ifite rutayizamu wa kabiri wa ekipe nationale Amavubi, tukizera yuko ari buze gucalenjinga umukinnyi wavuye mu ekipe ya Brest iri gukina Champions League akaba ari mu Budage muri Augsburg. Igikombe cya Afrika ntidukwiye kukijyamo tubuza abakinnyi imbere cyane cyane mu busatirizi, zone yose y'imbere, 3 b'imbere, impande na rutayizamu. Icyo nakibonye. Ikindi, aho twubakiye umukino ikintu cya cross delivery, kuzamura imipira tukayigeza kuri abo basatira, nabwo ni mike. Niba duteye imipira 18 crosses 18 ariko izishobora kugera kuba tuzihaye zikaba ari enye gusa, ahari igitekerezo cyacu cyo kubakira aho ngaho ku mpande nabwo nticyagenze neza. Ubwo nanone bigaruka hehe? Ku bakinnyi bo ku mpande, babandi b'imbere babiri, wenda wavuga na 2 na 3, ntabwo imipira bayigejeje aho igomba kugera uko bikwiye. Si beza muri byo, ubwo byakosorwa.
chance zose mu kibuga ntibisaba ko zigomba kuba zuzuye. Ntabwo ibitego byose utsinda ugomba kuba ufite icyo bita full chance. Ukenera no kugira icyo bita a half chance ukayibyaza igitego. Ntidufite babakinnyi bifitemo icyo bita killer instinct. Umukinnyi ntabwo buri gihe yoroherwa n'uburyo agiye gutsinda. Uzahora n'umudefanseri abe yakugoye, ariko ukeneye gukora ikirenze icyo umuntu yakora ari gukina n'abana bato muri primaire kugira ngo abone igitego. Ndaza kwigara ku gitego cya mbere cya Bene byihariye. Icyagaragaye nuko kugira ngo tubone igitego nk'u Rwanda bidusaba amahirwe yuzuye. Ibyo ntabwo uzabibona niba ushaka kujya mu gikombe cya Afurika. Ugomba gutsinda ibitego muri kondisiyo zikugoye. Barigomba kuza hakaba travail idasanzwe ya nimero 9 cyangwa y'umuwinga iri individuel. Hahandi umuntu abona ko mu magorane, mu mvune nyinshi, mu kazi gakomeye, hahandi igitego abantu bavuga ngo ni cyawe cyavuye mu mbaraga zawe. Abantu mwibuka mwese igitego cya Jimmy Gatete ku Mahoro yatsinze Nigeria yariminnye abakinnyi 6. You need that quality, nicyo nashakaga kuvuga. Ntago ibitego bigomba kuba ari ibitego bisomeka. Donc ngo twapasanyije, ngo inyura kuri Mangwende cyangwa ngo Claude ngo ahindura umupira ngo ahita ukoraho n'umutwe ngo kiba kiranyoye. Oya. Ijoro ryakeye highlight ku ijambo Amavubi kugira ngo tujye no kuri Bene. Twashyizwe ku munzani tugaragara tudashyitse anterime y'abakinnyi, tugaragaza intege nke bigaragara. Nta n'ukwiye kubyegeka ku mutoza, nubwo nabonye abantu bose babimushyizeho. Yes, hari amakosa ye, ni nawe ugomba kubibazwa kubera ko niwe wapanze ikipe. Ariko yaba coach yaba Fiacre nabonye yaravuze ngo umuzamu yadutsindishije, wari wavunitse ntiwamusimbuza. Turaza kubigarukaho amakosa yo kudasimbuza umuzamu wavunitse. Ibitego 2 bya nyuma bivugwa yuko atavunitse. Yari muzima. Fiacre ngo ni muzima, ni muri yeri. Uze kubaza amakuru neza abantu bari kumwe ngo ni muzima. Umuntu wavunitse muri iriya match ngo ni Manzitiye gusa. Okay. Nabonye isaba kugarukamo n'icyo. Ibyaba byabaye byose kugira ngo Samiri aduge ku ijambo. Nshoje ngirani, nta bakinnyi bahagije dufite. Ministeri nyaboneka na federasiyo turaza kongera kubigarukaho, mushake abakinnyi. Icya kabiri, si ku myanya yose hari aho tumaze kugira imyanya mizima, ariko nka 3 b'imbere ni ikibazo gikomeye. Icya kabiri, biragaragara yuko no gutozwa imitoreze ikwiye kunozwa, abakinnyi bakigishwa no gutsina muri kondisiyo zigoye. Ariko aho ngarukira umutoza kuri iyo ngingo babishobora iyo bafite qualité, ubwo ntayo bafite. Ingingo yanjye ya 3, Bene yaturushije tactically umutoza w'umuhanga, abakinnyi bumva icyo bagiye gukinira n'icyo bashaka. Donc n'uburyo bakibona mu buryo navuga byo kwexecta mu kibuga, turaza kuyiha umwanya wayo wihariye. Icya 3 gikomeye, biragaragara yuko Bene ni bete noire kuri twe. Iyi yari match ya 6 tugiye gukina. Match ya 8 ahubwo. Match ya 8. Match ya 8. Badutsinze 5 ntituratsinda Bene. Bene iyo umuntu agutsinze 5 mu nshuro 8, ijambo rimwe ryonyine uvuga, niyo yaragutsinze 5 mukanganya 3, uyu muntu arandusha. Ubwo rero arandusha umutoza, arandusha abakinnyi, arandusha imbaraga. Turaza kubigarukaho. Ndarushwa na Bene. Niki nakora ngomba gushaka abakinnyi ngatyaza imbaraga Bene nijye mu gikombe cya Afurika. Twebwe nta mbaraga twafite. Sami, Bene yatsinzwe na Nigeria 3-0 muri Nigeria. Yego. Nigeria iraza i Kigali turayihagama, niko twagiye tuvuga. Yego. Tugiye dutsinze 3. Hari umuntu udasobanukirwa umupira yahita yumva yuko abanze yakire ko umupira atari nta complementarity ibamo. Complementarity iba mu gukuba no mu guteranya.
gatanu guteranyaho kane ni 9 nkuko kane guteranyaho gatanu ari 9 gatanu gukuba kane ni 20 nkuko kane gukuba gatanu ari 20 iyo complementarity kuba ibintu nyine kuva ngo kuba byagenze hano hari uwiyumvishaga yuko niba Nigeria yatsinze Benin 3-0 buriya ukabasha kunganya na Nigeria Benin itapfa kudutsinda birabitego buriya hari ikintu kimwe kiba mu mupira w'amaguru ikipe zifite urwego rwo hejuru ziba zibizi ko nazo zifite urwo rwego kimwe nuko ikipe ntoya nazo ziba zizi urwego rwazo uko umukinnyi ugiye gukina na Victor Osimhen umuzi kuri televiziyo akanira avuga ati reka mpinyuza abantu bavuga ko Osimhen araza kunshenga uko yishakiye reka mpinyuza abantu nimufata amakipe araba ndeba avuga ati uyu muntu ushobora guhagarika Osimhen 90 ntiyaba ari umudefenseri mwiza iyo intrinsic motivation niko bayita muri psychology iyo ya motivation umuntu atakubwiriza imwe yawe ikurimo ikubera intego runaka ufite ushaka kugeraho itandukanye n'ibyo umutoza yakubwira ngo genda ukora ibi nibi iragufasha kuba wagenda hanyuma n'ikipe y'igihugu ya Nigeria ikomeye ibitekeza ku Rwanda atari ikipe y'abagora icyambere iyo bigeze mu kibuga banza gutungurwa n'imyitwarire y'ikipe basanze n'ikimenyu uzacunga amakipe menshi agiye adutsindira sama kipe akomeye cyane yo ku rwego rwa mbere rwo muri Afrika ubusanga ari amakipe ni za Mozambique ni za Uganda ni za Kenya na amakipe agira gutya tujya kunganya urwego Benin iramutse idatsinze Nigeria aba Beninwa ntago bashobora kugira ikibazo ngo nitwatsinze Nigeria barabizi ariko umunyabene arakubwira ngo mu mwaka wa 2004 mu gikombe cya Afrika cyabereye muri Tunisia ibihugu bitatu byari bishya mu gikombe cya Afrika byari Benin u Rwanda na Zimbabwe muri 2004 ibihugu bitatu byari bishya nibwo bwa mbere nawe bari bitabiriye AFCON byari bishya mu gikombe cya Afrika byari bitatu Benin Zimbabwe n'u Rwanda nyuma yaho Benin maze kujyaho gatatu kuko irashaka kujyaho bwa gatanu hari n'inshuro imwe bavuga ko kubera covid Sierra Leone urabizi yabateye mpaga bababekeye ibipimo bya covid niki bavuga ko byashoga ko bari bugeyo donc hagati ya 2004 na 2024 bamaze kugeza n'inshuro 20 ubwo ni ibikombe bya Afrika tubari 10 yego byibura mu bikombe 10 iyi nshuro nibajyo barabagiye bwa gatanu yego bivuga ngo bajya mu gikombe cya Afrika rimwe bagasiba rimwe bagasubiraho bagasiba twe twagiye iryo rimwe risa Zimbabwe nayo imaze kujya izindi 3 kuko irashaka kujyaho bwa kane barabibonye ko banagaruye abakinyi babo b'abasaza bakamabiri ati yagarutse itanatsinda no mu ikipe y'igihugu n'ekipe idufata nk'ikipe itaza umupira kuko mbere na mbere muri Afrika Sekafa niko gace kataza umupira muri za zone 6 zone y'amajyaruguru iyo hagati y'amajyepfo Kosafa iziburengerazobe ebyiri wafu A na B hanyuma na Sekafa niko gace kataza umupira niko gace wafata munsi y'ubutayi bwa Sahara wenda oya uko wabara kose ko wahengekereza nushaka kuvuga ngo ibihugu by'Iburasirazuba bari mu Burasirazuba Est ubare mu na za Mozambique na zande kuri aka gace k'Iburasirazuba urasanga Sekafa ari itaza umupira impamvu ni nta kipe yo muri Sekafa irajya mu gikombe cy'isi kipe barizwa muri Sekafa mu 11 irajya mu gikombe abantu batabyitiranya na Kongo ntago Kongo irimo yabazayirwa nababwiye ngo Kongo duturanye geographique ariko mu mupira ntabwo duturanye dukomeza hanyuma iyi Sekafa ubariye muri championnat zo muri Sekafa mu kinyejana cya 21 n'abakinnyi bane bonyine bavuye mu gace ka Sekafa ni batanu bavuye mu gace muri championnat muri Sekafa bakisanga bakiye muri championnat 5 zikomeye ku mugabane w'Uburayi Saidoni Bazonyiza ikinnye mu Bufaransa Bwanari Samantha yakinnye muri Tanzania akina muri Premier League Yusufu Nyange yakinnye mu Burundi ari gukina mu Bufaransa n'abavandimwe babiri McDonald Maliga wo muri Kenya na Vincent Wanyama nabo batanu bavuye muri Sekafa bagakina he muri championnat 5 zikomeye nujya kureba mu bijyanye na development Sekafa oya ubwo reka ibyo bya development mbiretse muri yo Sekafa nanone u Rwanda ruri mu makipe ataza umupira muri Sekafa ahantu hari amakipe ataza umupira ku mugabane u Rwanda ruri mu yanyuma muri ako gace uko reka tubarere ku bintu bibiri nango mubaswa binyuma tubarere ku mashanwa aduhuza nicyo bivuze ariko tubarere ku mashanwa aduhuza mu Rwanda harimo Sekafa 5 z'amakrebe harimo 3 za APR imwe nimwe yatra ako sinzi niba byumvikanye neza
muri Afurika Sekafa nitaza umupira zone ya Sekafa byoroshye nitaza umupira muri Afurika. Afurika yicemo ibice agace turimo kitwa Sekafa niko gace kataza umupira, niko gace karimo amakipe menshi y'abaswa, yego ebwe za Tanzania, za Uganda, za Kenya n'ibindi. uzi Noneho muri ayo makipe zidukura mu isoni turi no mu makipe y'inyuma nazo kubera amateka ya kera bako zatwaye igikombe cya Afurika yaba Sudani ndetse na Ethiopia, nabwo nuko bari muri membre fondateur bitewe n'amateka yabo. Byakabaye basi yo muri Sekafa ari twe tuba tuyoboye, noneho tuvuga ngo muri ba bana y'abaswa no muri ya Sekafa turi mu baswa kuko tugira igikombe kimwe cya Sekafa cy'ibihugu nacyo twatwaye, ekipe yacu ya mbere atari igitwaye, kuko iyo biza kuvuga ngo ni ikipe imwe ihagararira igihugu. Rwanda A ntari yatwaye Sekafa, cyatwawe na Rwanda B, bivuze ngo abo twitaga option B nibo batwaye Sekafa, mu gihe iyo twitaga ko ari option A ntigeze twara Sekafa. Ngaho tekereza nyuma y'Icyenda n'umunani, hase Icyenda n'umunani twatwaye igikombe cya Sekafa Amavubi. Icyenda n'umunani Sekafa ya Rwanda B nibyo. Nyuma yaho hamaze gukinwa Sekafa zitari munsi ya 10 nta nimwe turatwara usibye nibuka finali y'Ubugande niki. Hanyuma muri yo Sekafa twebwe tutaza umupira, nitwe tudakurikiza fundamentals z'umupira, nitwe tudafite amarushanwa y'abana, nitwe dufata amakipe y'abana tukarabatoza babuza akazi badafite akazi biruka mu makerebe akabariho duha akazi n'ibindi bitandukanye. Iyo bibaye ngombwa ko dukirana ikipe iturusha urwego ariko tujya kunganya imbaraga, yindi vuga ati Rwanda tujya dukinika tugora, reka dushyemo imbaraga zose, kuko umutoza arivugiye wa Benin ngo ire temperatif ni itegeko ko tugomba kujya mu gikombe cya Afurika, tumaze kabiri tutajyayo, ntabwo bisobanutse ko twananirwa kurenga itsinda riri mu Rwanda na Libya turabarusha, nubwo tujya kwegeranya ariko turabarusha. Iyo dukiye n'ikipe noneho ishobora kuba ifite abakiriya ariko twibeshya ko turi mu rwego rumwe, handi twumva ngo tugiye gukina pana kuryama mu izamu, abakinnyi bacu bagaragara nk'abaswa, umutoza wacu akagaragara nk'umuswa, abafana bacu bakiheba bakagaruka kuri buri kintu cyose. Kubera iki? Clement wo mukino wa mbere yarakiniye mu Mavubi abanjemo ku rwego rwo hejuru, Amavubi atarayashana. Nimugoroba ikosa ryo mu gitego cyagaragaye, igitego cya kabiri, igitego cya gatatu, bintu nk'ibyo kabiri. Nureba uburyo ki Muhire Kevin yakinye mu kibuga, nukuri kw'Imana umugereranije n'abandi bakinnyi bazamura imipira bo hagati mu kibuga, Muhire Kevin ntabwo yari Muhire Kevin. Wareba Mbonye Umwami Tayiba muri 2019 2020 yagiye gukora test muri Espoir itozwa na Gatera Musa. Gatera papa we aramwanga, aramubwira ati nturagera ku rwego rwo gukina icyiciro cya mbere. Hanyuma asubirayo 2019-2020 yagiye gukora test mu ikipe itozwa na se, aramwanga. 2020 nibwo yatsinze test, atsinda ibitego 7 rwa APR hitimugura. Ageze muri APR basanga so urwego bamujyana muri Marine. Uyu niyo parikuru y'umukinnyi, nyuma y'imyaka 3 arimo arakina muri equipe nationale tumutegerejeho ibitego. Ibyo ni kikwereka abakinnyi bacu bagiye baca ku buryo hari igihe kigera bakadupima urwego pe, tukabona ko abakinnyi bacu nta marushanwa bafite, ntibamenyereye guhangana, hari stages runaka bagiye basimbuka ku buryo ubona ko igihe kigeze nyine ngo bapimwe urwego. Ari no mpamvu wenda turaza kubigeraho nitujya kuba U20 uko umukinnyi ategurwa, usanga abakinnyi benshi bo mu Rwanda baragiye basimbuka inzego. Ikintu cyabaye kuri Benin yari bizi neza ko igiye gukina n'u Rwanda rutiteguye neza, ko ikipe y'igihugu ya Benin ugiye kureba umukino aho bagenda bakina, ni bafitemo ufitemo umukinnyi wa Augsburg, ufitemo umukinnyi wa Banre, ufitemo abakinnyi wa Anje mu cyiciro cya mbere mu gihugu cy'Ubufaransa. Eza Sportif yo muri Benin tora tuyibona hano mu marushanwa nyafurika, yari ifitemo abakinnyi babiri n'abandi bakinnyi batandukanye, kongeraho Genetrol wajyanye Nigeria mu gikombe cya Afrika. Asanzwe amenyera ubutaka bwa hano, azi akinye n'u Rwanda inshuro nyinshi azukabubara. Ikipe y'igihugu ya Benin yari twiteguye kandi nta mpuhwe yari dufitiye, kuko irabizi ko kujya mu gikombe cya Afrika bisaba kudutsinda. Twisanze nyine nta bindi bisubizo dufite, turemera turatsindwa bitewe nuko guhera hasi ntabwo twiteguye byo kujya mu gikombe cya Afrika. Iki cyizere n'abanyarwanda ubona bari bafite ni qualification z'igikombe cy'isi zikiri mu ntangiro, kuko hazakinwa imikino myinshi na match ebyiri zabanje n'izari mbi, ryari rimwe ari kubona at least hari akantu karimo. Nigeria, Libya wabonaga atari bibi. No kuri kw'Imana kuri Libya yakinishije abana batanije imyaka 20 na 23 badakina muri Al Tripoli no muri ya yindi yakuye muri Rayon Sport. Mukanganya kimwe kuri kimwe yari ruzi ku Mavubi.
kuko n'ikimenyimenyi Libya izatsindwa imikino away. Ukinnye na Djibouti away ugatsindwa wavuga ngo wakinnye away. Libya urwego yakinaga kuko Libya rega ntago ari igihugu cy'umupira gifatika kuko rega nkwereke ako natwe turabaswa ese twe turabanga. Niba ufite gahunda yo kujya mu gikombe cya Afrika tujya mu gikombe cya Afrika twatsinze Ghana oya icyo nicyo nemeranye nawe ahubwo ikipe y'igihugu y'Ubugande ikimenyetso cya mbere ko tutazajya mu gikombe cya Afrika nubwo wenda kiri amahirwe ashoboka. Oya ntayo niyo njye nashaka oya amahirwe mu mibare aracyashoboka. Hari imibare njye niti y'umuhungu witwa Patos nshaka kuyisubiramo ariko tuyibaze nta kubeshya abanyarwanda nyina tuyibaze yakura. Oya ntibishoboka umupira w'amaguru wereka birashoboka riga ifite match yo muri Nigeria. Russell Ben ntigiye kuza ejo bundi wewe witaruka nese twitsindiye Benin ntigiye kuza ejo bundi yego twayirushanga wa kabiri tuzajya nayo hanyuma turusha rimwe yego tugatsinda Libya hano yikajya muri Nigeria tugasoza yikajya muri Nigeria twebwe se none se match yacu ya nyuma kutayibara muri Nigeria drone muri Nigeria ariko babashije gutsinda imikino ibiri no drone muri Nigeria uretse reka nkorohereze hari ikintu muri kumva muri kuvuga ngo reka tuvuga yuko dutsinze dutsinze Benin Kigali ejo bundi kwa kabiri ayo natandatu asanga akaba 8 uzi uzano benefit atandatu igatsinda Nigeria umva hano nteba yaciri kutibagirwa yuko nitujya muri Nigeria Benin izaba ifite gukina na Libya ariko ntabwo ari iteye kuko uzayitsinda iyo mimare bigishoboka rigari ntabwo umurongo. Anyway reka dusigazemo amahirwe make kuko ikipe nabonye yatugaritse bitatu shaka kuvuga ngo turayikuraho yahinduka twatsinzwe na Maurice bukiye twitsinda bitanu ire Maurice yaradutsinze mu birwa kimwe ku busa match kurikira bitanu yari ku mahoro bitanu ku busa yadutsinze igitego kimwe yego ntabwo cyane n'ibintu bya hatari ngo uvuga ngo yabaye difference nini oya ikintu ntabwo mfite icyizere ko twajya mu gikombe cya